Hello, what's up, kuri wowe dukurikiye kusuhuje kandi twifurije amahoro y'Imana. Umunsi ku munsi hari ukuntu uzasanga cyangwa se ukabona ubuzima bw'icyamamare, umusitari runaka yigize umuntu wahaye, yigize umuntu uri mu birere, yigize umuntu uri mu bicu, ugasanga nyine mbese aba kuri bwa buzima butajya bwikoraho. Byose kandi nyuma y'uko biriya ari akazi, ashobora kuba ubuzima n'ubundi buba ari bwa bundi ari ubusanzwe. Ni umuntu kimwe nk'abandi, nk'uko umwe wenda afite akazi akoramo muri ofisi, uriya nawe akazi kaba ari ukuririmba, gukina filime se, gukina umupira n'ibindi bigiye bitandukanye ashobora kuba yabakora. Ariko ubu ngubu ngiye kwibanda ku gisata cya sinema ndetse na music, ariko n'ibindi bisata nzabikoraho kandi nzabyibandaho. Ahangaha nagukoreye urutonde rw'abasitari bagera kuri 5 bari hambome. Niba mutarahura, nimuhura nawe uzabyibonera, yaba ari muri social media, yaba ari igihe muhuye live. Aba basitari bicisha bugufi, mu by'ukuri bicisha bugufi, baraganira, icyo ni icya mbere. Ikindi, babasha kukumva, baragusuhuza, ntabwo bakwiryaho ibintu nk'ibyo. barikuru byumve, barikuru ugereranyije n'abandi. Yego nyine icyamamare siyo attention ye na ririya zina rye nk'uko abikora nk'akazi. Nk'urugero, niba umuntu wo muri banki mudahuje akazi, urugero aza kuguhahaho ucuruza imigati, urugero mukaba mutari n'inshuti mu buzima busanzwe, ntuzumve yuko azaza ngo mwicare hasi muganire mu mara isaha. Ariko nyine ashobora kuguca akagusuhuza, akakuvugisha, wamuvugisha nawe akakwikiriza, wamwandikira akaba yagusubiza mu gihe bimukundiye. Ntabwo mvuze igihe icyo ari cyo cyose. Rero hari noneho icyo ngicyo narindi kuvugaho, ngarutseho gato. Ntabwo nanone icyamamare niba yicisha bugufi, ntabwo nawe niba ucuruza imigati cyangwa se inyanya azaza ngo yicare hasi ngo muganire mumara amasaha 2 mu isaha yose. Ariko nyine hari ushobora kuza akagusuhuza, wamusuhuza nawe akakwikiriza, maybe ushobora kumusaba n'agafoto akaguha ko mwifotozanya akabyemera. Gusa ariko hari na wa wundi utabikozwa, nshuti yanjye, hari na wa wundi utabikozwa uhita akumerera nabi. Gusa ariko ninshake simbura kugenda navuzeho no ku mukinnyi umwe, reka ari nawe meraho. Ariko mbere ya byose reka dukore intro yacu. Turabanza twakubwira ngo kora subscribe, tukagusaba kandi gukora like, comment mu gihe ubonye hari icyo ushobora kutubwira, ukaba wanasharinga mu nshuti zawe. Njye ndi Wilisi. Reka mbere ku mukinnyi w'umupira w'amaguru, bamwita Byiringiro Lage. Kugeza kuri ubu ngubu akina muri APR FC, akina kandi no mu Mavubi. Byiringiro Lage ni umutipe uri ku ahantu ari niyo muhuye muraciringa, ntabwo ibintu abiremereza, ababigize simple. Uramwandikiye akagusubiza, ibintu nk'ibyo. Mbese ubona yuko niyo yaba ari yageze muri ya public itari y'abasitari, ubona yuko yisanzura agaca bugufi. Ndabikubwiye, Byiringiro Lage yicisha bugufi. Reka mpite nza ku muhanzi bita Senderi International Hit. Ni umusitari arazwi ahantu hose, ariko nyine buriya icyo nakubwira cyo yicisha bugufi cyane. Senderi International Hit ni wa muhanzi usanga ava ahangaha i Kigali akajya i Nyamasheke cyangwa se Rusizi, akajya gutaramirayo. Ugasanga yicaye ahantu hasi ari kumwe n'abanyonzi, ari kubaganiriza, ari kubagisha inama cyangwa se ari kubagira inama. Usanga arimo
araciringa nabo, arabagurira se ibiraha, ibyo twita ibiraha, amasambusa, bagaciringa, mbese ubona yuko bahuje urugwiro. No mu bitaramo abafana abaha amafoto, byose ubona yuko yabyoroheje Senderi. Ikindi kandi nawe ajya agaruka avuga ati hari abasitari bigize abadanje baba bari aha i Kigali bavuga ngo twebwe ngo dukora ibitaramo kwa Kangati, ngewe no ndaririmba ibitaramo mbikora guhera kwa mbere kugeza ku wundi wa mbere, nkimanukira nkajya mu cyaro. Mu by'ukuri unagiye mu ntara, mu byaro, usanga Eric Senderi ariwe muhanzi wo mu Rwanda ufite abahanzi benshi bo mu ntara. Ndaza kandi kukubwira umutipe bita Butoni Kibonke, uyu nguyu ukina amafilimi, umumenye muri Seburikoko, umumenya kandi mu muturanyi nk'uko ari we nawe bosi wawo. Ikindi kandi afite na channel yitwa Butoni Kibonke inyuraho ibyo bihangano byose. Uramuzi muri Daymakers, uramuzi mu bindi bitandukanye, muri Mugisha na Rusine, uramuzi afasha abakomedi bagiye batandukanye. Mbese ni umuntu umaze kubaka izina rihamye hano muri industry ya komedi mu gihugu cy'u Rwanda. Butoni Kibonke, iryo zina urarizi byanga bikunda. Butoni Kibonke rero ni umwe mu basitari bari kuru kabisa, bacisha bugufi. Usanga ewana iyo ageze nk'ahantu aba ari kuru kabisa, avugana n'abantu bose, ubona yuko atabigize hayi, atabiremereje. Mu buzima busanzwe ukaba wamugenera ngo umugishe inama akaba yakugira, cyangwa se akaba yanakuzana akagukasitinga atiriwe akurushya, byakwangara kwihorera kuko nyine ababona bidahuye n'ibyo ashaka muri filime yiwe cyangwa se muri poroje ze, bitamacinga, ariko nyine byemeye murakorana. Ikindi no mu buzima busanzwe usanga ari umuntu wicisha bugufi. Ubundi ndibuze kukubwira ni umukinnyi w'amafilime, nubwo ari muri gereza ariko bamwita Ndimbati. Nawe ni umwe mu basitari bo mu Rwanda bicisha bugufi, kuko yari umusitari witinga ukina amafilimi, uhorana udushya, w'umufashoni, w'umumodo, ariko nyine mu buzima busanzwe ko yari n'umushoferi w'umubosi. Iyo bazaga nk'ahantu runaka ukaba wamubona, wabonaga ibintu byose yabigize so simple, yabyoroheje. Kandi no mu buzima babamo muri gereza nabwo ku mashusho ajya asohoka ya Ndimbati ubona yuko atabigize intambara, yagiye abigenza make. Ndaza kandi kukubwira nyakwigendera Ivan Buravan, nubwo yari umusitari ariko nyine yicishaga bugufi ku kigero gishoboka, kugira ngo benshi cyane bagiye batanga ubuhamya nyuma y'uko yitabye Imana, ariko na mbere yaho wenda atari kuvuga ngo babutanze ubwo buhamya ari uko atakiriho. No mu buzima busanzwe uwo bita Ivan Buravan yicishaga bugufi. Ndaza kandi kukubwira uwo bita nyakwigendera Yanga, nawe yari umusitari ari gucisha make. Ikindi kandi yajyaga akunda kugaruka ku bantu benshi cyane abagira inama, ababwira ngo mujye mubigenza gakeya. Yagiye abigiraho inama na murumuna we Junior Giti, amubwira ati ibintu byoroshya n'izina ry'akazi, nyuma yaho buri umuntu kandi twese turi umuntu, twamba mu birupfa gutya na gutya. Ibi byaje gutuma nava mu bintu nk'ibi ngibi akajya kwiyegurira Imana. Yanga nyakwigendera, Imana imutuze mu biruhuko bidashira, ndetse na Buravan. Undi nakubwira nanakomeje ni murumuna we wa Yanga Junior Giti, umusobanuzi wagasobanuye, nawe ari cool. Ni wa mutipe gusanga ahantu agahita fesite akabanza akagusuhuza akakwibwira ati njyewe nitwa Junior Giti cy'imizi mirefu, akakubwira sirenge, akakubwira n'amazina ye bwite, akakubwira ati nifuje kukumenya, ati wowe se urinde, ibintu nk'ibyo. Ukabona niwe watangiza ikiganiro, ntabwo uri umusitari kandi we ni icyamamare, ibintu yabigize so simple, ndabigutuye. Umutipe ari so cool. Hari uwundi kandi bita
Seburikoko buriya nawe ni umustar uri kuca bugufi ucisha makeya. Hari uwundi kandi bita Ama-G the Black nawe acisha makeya, nuko ndakubwira kandi na Bruce Melody nawe ni wa mutipe uri cool ucisha make ugera n'ahantu batari abastar, ucisha makeya bakaba baganira ibintu mbese yabigize so simple, ukaba wamuhamagara akamuvugisha. Ko njyewe ndaguhamya kera nigeze kumuhamagara ndi mutoya, aranyitaba turavugana nyine byari ibintu byo kwemeza cyangwa se n'iki kugira ngo nitere amajiki ko navuganye n'umustar kuri phone. Ariko nyine icyo gihe waramuhamagaraga mukavugana neza. Na King James kandi azireho nawe nuko ari cool. Ese ni nawe, ariko ni benshi wenda ushobora kubuzi bari cool. Hari n'ababigira intambara biremereza, wenda nabo nzabikubwira. Ashobora no kuza imbere ya kamera akakubwira buryo cyari mwiza, ariko mwahura gutya men aragukasa ngo ngwino urebe men. Nzanarukora urwo rutonde kubw'izo mpamvu nise mfata n'uwo mwanzuro. Ariko reka none ku mwanya wa mbere nze mwibwirire undi mustar ubayoboye bose mu guca bugufi, ewana utajya wiyabonesha, wicisha bugufi 4 bimwe birenze. Umuhanzi witwa Riderman Ridezo niwe ngutuye number 1 mu kwicisha bugufi. Ewana ni hahandi ushobora no kugira ikibazo uri umuntu atanazi, ukamuhamagara ati meze gutya na gutya wamfasha, araza akagufasha. Hari ubuhamya bw'umukobwa wigeze yatanga ubuhamya bw'ukuntu Riderman yamufashije. Yavuye mu byaro ageze i Kigali Nyabugogo baramwiba, ariko biba ngombwa yuko icyo gihe numbazi yari yakuye nimero ya Riderman Ridezo, ariko bataziranye. Yaramuhamagaye Riderman aviwe, araza kumureba aho yari ari Nyabugogo bamwambuye cyangwa se bamwibye, aza kumufasha kugira ngo abone uko yagenda, kugira ngo abone uko yakomeza gahunda ze. Ibyo byabayeho. Ikindi kandi Riderman Ridezo ntabwo uzamwumva ari gutwika muri social media za hano, ntabwo uzanamwumva yagiranye beef n'abandi bantu. Fact dore ngiyi, abaraperi bose bifu uhora ubumva na bifu zihora hagati yabo uzazumva, ariko batukana ngo baherezanya, nta munsi n'umwe uzigera wumva umuhanzi bita Riderman Ridezo ari gutongana n'umuhanzi runaka bapfa ikintu runaka. Njye sindabyumva, ndakubwiza ukuri. Nkurikirana showbiz yo mu Rwanda, bimwe bikaze bya buri munsi byakomora online, ariko sindigera numva n'umuntu n'umwe umuhumeka umwuka mubi. Habe n'uyu nguyu n'umwe, yaba umuraperi, yaba umufana, yaba n'uwo ari we wese, umutipe ari cool bimwe birenze. Ibyo ngibyo niko bimeze, niko byifashe. Nakugezagaho abatipe cyangwa se abastar bari cool hano mu Rwanda, babandi nyine bagera muri society, even if ageze muri society teri abastar bagenzi be, ariko ukabona yuko yabigize so simple, akabasha guciringa n'abantu no kujya nukoroshya ibintu men, kubera yuko buri umuntu ngayo nguko. Kora subscribe, like, comment bitakugoye, wakora na share ku nshuti zawe, cyangwa se ukaba wabishyira no kuri status zawe, mbuga zawe, kugira ngo ibihangano ibi bikomeze kwaguka hirya no hino, duhana amalink hirya no hino. You can transfer this link to another one, to your friends, to your family, to your colleague, to your comrades n'abandi.